Ntuzi icyitwa MAC address? Yego, MAC address. Iki inkingo ziri gushyira mu bantu rero ni MAC address. MAC address cyangwa se Media Access Control cyangwa se Media Access Code ni kode ibikoresho byose bya electronique bigira. Ibifite ibimenyetso biri mu matsinda 6, hakaba harimo ibimenyetso bibiri bya hexadecimal bifasha igikoresho runaka gukominikana n'ikindi. Iyi address iba ari imwe rukumbi kandi ntisubirwamo. Hari iz'amakaske, tablet, microwave ndetse n'abantu bafashe inkingo. Y también para el ser humano que se ha puesto una vacuna. Mu kwezi kwa 7 no kwa 8 nari mu bitaro bya Escorial, mbona umwanya mwiza wo kwiga kuri iki kintu kandi nari ndi mu nyubako jyenyine ahantu hitaruye mu misozi. Muri iyo nyubako hari ibyumba 12 byo gusuzumiramo ariko nari jyenyine. Nari mfite telefone ya Huawei, ni inshinwa, hapana Samsung zo muri Korea cyangwa se iPhone. Iyo uconnectse na application ya Bluetooth irakubona. Ikintu cyose gifite Bluetooth gishobora kwiconnectaho. Nuko rero na connecte Bluetooth yanjye ndaho mu cyumba cyo gusuzumiramo. Natangiye saa 9 z'amanywa. Nari jyenyine, nta muntu wari kuri reception aho bakirira abantu. Nuko abarwayi batangiye kuza, umurwayi yahagera kode ikagaragara. Hexadecimal imwe cyangwa se 2 ndetse rimwe na rimwe 3. Ndatangara, ndamubaza ati se warikingije? Ati yego. Uruhe rukingo? Ati Jensen cyangwa se urundi urwari rwo rwose. Ndabyandika, ndamubaza ni se hari telefone ufite? Ati yego ndayifite. Musaba ko yayizimyaho gatoya. Amaze kuyizimya kode imwe iragenda. Ni se hari abaguherekeje? Ati yego, umugabo wanjye ari hasi. Yaba yarikingije se? Ati yego cyangwa hoya naje jyenyine. Nuko hakagaragara kode 2 cyangwa 1. Icyo rero nabonye nuko 86% by'abikingije bagaragazaga MAC address. Byose narabyandikaga: 7C 45 9 B D 00 43. Nuko iyo mibare ye 12 nkayandika. Wabaga atarikingije nta kode nimwe yagaragazaga. 100% by'abatarikingije nta MAC address bagaragazaga, ariko 86% by'abavugaga ko bikingije babaga bafite MAC address. Kubera iki ari 86%? Nuko bishoboka ko bamuteye urutarimo ibisabwa byose, bityo ntizibashe gutanga MAC address, cyangwa se kuko bamuteye urushinge rwarangije igihe, cyangwa se akaba nabeshya ko yikingije kandi wenda atarikingije. Ikibazo kimwe nagize ni iki: kuki MAC addresses 5 zitandukanye ziboneka mu gacupa kamwe ka ziriya nkingo, kandi ako gacupa kamwe karakoreshejwe mu gukingira abantu 5? Ibyo bisobanuye ko MAC address itari muri kariya gacupa, ahubwo harimo ikintu iyo gihuye na DNA y'umuntu kibyara MAC address. Aya turi kureba rero ni amafoto ya microscope yafashwe n'umwarimu umwe wo muri Espagne, n'umwarimu wo kuri kaminuza wigisha biology. Nawe ni umuntu udashyigikiye ibyakorewe inyoko muntu ndetse bigikomeje. Aya mafoto akaba ari amafoto yafashwe amaze gupima inkingo za COVID. Nuko abonamo ibi bintu rero turi kugenda tubonamo utuntu dutandukanye. Izi utuntu turi kubonamo twitwa graphene oxide. Graphene oxide ni material itwara umuriro ku rwego rukomeye cyane, ikabikomeye ngo ni science bivuga ityo, ikabikomeye nk'inshuro 300 ugeranyije n'icyuma gisanzwe. Utu tuntu nitwo bashyize mu mibiri y'abantu, dukorana na nanotechnology cyangwa se two natwita nanoparticles, ku buryo tutarebeshwa amaso ariko tukaba twashobora gukora iby'ibyuma bisanzwe bitwara amashanyarazi bishobora gukora. Utu tuntu twashyizwe mu nkingo za COVID kubera ya mpamvu yose yo kwinstara wifi mu bantu, kwinstara MAC address, ubwo na IP address. Ibyo byose byashyizwemo kugira ngo igihe nikigera bazakande butundi abantu bayoborwe. Rero wenda ntavuze ku by'ubuzima, ku byo kwirinda urupfu, kuko urupfu narwo rurahari, ariko ku bantu bagishaka self control, kandi iyo control niyo ihereza umuntu conscience yo kugira ngo abashe kuba yatekereza
ku by'ubwenge byose. Rero umuntu ugishaka kugira self control, iyi installation yayanga kuko installation yabo izarushaho kuzura uko bazarushaho gutera abantu doze nyinshi. Ibi ngibi mbivuze nzi ko hari igihe cya silence ku isi yose, nta muntu bakibihatira, ariko hari ikindi kintu kiri gutegurwa imbere, igice cya kabiri. Icyo ngicyo kandi kizaba gikomeye cyane kurusha igice cya mbere. Ya umuntu rero ugishoboye kumva, ugifite amatwi, niyikize rwose kugira ngo atazahinduka hackable machine. Hano rero turabona wa muryango ukomeye muri Illuminati w'aba Rothschild, akaba ari umuryango ukomeye cyane, ukomeye, ariko gukomera kwabo nyine ni ukwa hano mu isi, kuko nibo bayobora amafaranga y'isi yose, nibo bashyiraho abayobozi b'ibihugu bakabakuraho bitewe n'impamvu n'icyo bagomba kubasoresha muri icyo gihe. Turabona rero ko ari wo wazanye bya bipimo bapimishaga covid, twa tuntu bapimishaga covid. Uyu muryango watwemeje mu 2015 mbere yuko covid iza. Iryo zina nta n'umuntu uraritekereza ko rizanabaho. Bo bemeje ko PCR tests arizo zizakoreshwa. Rero abo gukira ni mwumve mwikizanye n'abanyu kugira ngo mutamanukana icyubahiro cyanyu muri rwa rwobo. Hano rero turabona ikinyamakuru cyitwa The Economist, ni ikinyamakuru cy'umuryango wa Rothschild n'undi muryango witwa Agnelli Banking Family. Ikaba ari imiryango yose ifitemo imigabane myinshi cyane. Hari n'abajya bavuga ko kino kinyamakuru ari cy'igisirikare cya Amerika, ariko ni icy'aba Rothschild kuko abantu bakiyobora kuva imyaka myinshi cyane ni abantu bava muri uyu muryango. Ni ikinyamakuru cyabo rero gitambutsa nk'ibyo Satani yifuza gukora mu myaka iri imbere, kuko nta ibintu gitambutsa ntabwo ari ibintu bisobanutse ku muntu udakurikirana, ni ibintu bitangaje biteye ubwoba utabasha kumenya. Nk'aha ngaha bari kugaragaza ukuboko k'umuntu, aya maboko abiri yo sinzi icyo asobanuye, baragaragaza ukuboko k'umuntu ariko kurimo ikimenyetso cya DNA. Urakibona kino kimenyetso cya DNA? Ibi ngibi nekereza ko bisobanuye modification ya DNA, ari byo bakoze bifashishije inkingo. Ibi ni ukugaragaza ko igihe kije bakaba bagiye guhindura DNA y'umuntu, bakayihindura ikindi kintu, bagahindura ishusho y'umuntu, wa muntu waremwe mu ishusho y'Imana, agahinduka ikindi kintu cy'Imana itaremye. Tukabona ifarashi enye z'umwaku zo mu byahanuwe. Izi farashi rero ni ifarashi ziri gutikiza isi, ni ifarashi kandi zizayitikiza cyane kurushaho. Urabona ko harimo n'ifite igihosho cyica rwose, ni umurimbuzi ukomeye cyane. Ikindi ni witegereza, urabona uyu mugabo yambaye ibirinete binini cyane. Ibirinete nekereza ko bisobanuye metaverse, wa mushinga wa Mark Zuckerberg wo kuzanira abantu metaverse kugira ngo barusheho guhuga, bahugirane, abantu barusheho gushayisha kandi bakora ibyaha byinshi binyuze muri iryo koranabuhanga rishya. Uru ni urugendo rero ruri kwerekeza mu Fransa, aho abashakashatsi benshi batandukanye, abo mu buzima, ba cyber security n'ibindi bitandukanye bari bagambiriye guhurira kugira ngo bajye gusuzuma koko ko MAC addresses ziri mu mibiri y'abantu bikingije inkingo za covid. Bagiye ahantu kure cyane, kure y'abantu, kure y'ibikorwa remezo, kure y'iminara, ahantu mu cyaro mu Fransa, mu bishyamba, kugira ngo bafata abantu bikingije bashyire ku ruhande rumwe n'abantu batikingije bashyire ku rwabo ruhande, ubundi barebe koko ko mu bikingije bari babonemo MAC addresses, hanyuma mu batarikingije bakaziburamo. Ibi rero ntabwo ndi ubisemure directly ngo ngende mvuga amagambo yakoreshejwe, ahubwo ni iki ngiki cyari kiri kubaho hano mu Fransa, nibyo bari gukora, kandi byaragaragaye ko abantu bikingije babaga bafite MAC addresses muri bo, kandi wa telefone, wifi byabegera bikaba byabasha kubona nuza MAC addresses, kandi nta kindi gikoresho, nta saha bafite, nta telefone, na machine ordinateur, naki, ari imibiri y'abantu gusa bari guconnectaho bakabona MAC addresses. Kandi ubundi ibyo bisanzwe biba kuri electronic devices, mu bikoresho by'ikoranabuhanga. Ushobora kwibaza uti se ni iki kimuteye kuvuga ibi ngibi niba deje abantu bafite MAC addresses mu mibiri yabo? Ikeneye kubivuga nuko nekereza ko installation itari yuzura. Abantu hari icyo bashobora kuba bakora, hari icyo bashobora kuba bakora bakirinda ibindi biri imbere.
muri iki gihe hariho silence iteye ubwoba. Hari abantu batekereza ko ibintu byamaze kuba normalize nk'uko byari bimeze mbere, ariko siko biri. Ahubwo ni umutuzo, ni inyamaswa ibunze kugira ngo mu gice cya kabiri ize kuvumbukana umuhigo wayo kandi ubuhekenye rwose. Nuko nguko rero iyi si imeze, nuko nguko Satani yabigenje, ariko ntidukunde kwinjira, ahubwo abinjiye birinde kuzuza igikombe, kubera ko ahari haracyariho ibyiringiro. Nubwo hazabaho wenda detrimental dysfunctions mu mubiri n'ahandi hantu, ariko ndahamya ko utujuje installation hari ibintu bitazagenda nk'uko umwanzi yabiteganyije. Nsoza rero, ndashaka gusoza nsa n'ujya inama, mvuga ko abantu bose ndatekereza ko babonye igihe gihagije cyo gutekereza ku bintu byabaye. Ni ibintu bitigeze bibaho mu mateka y'isi. Hari abantu twabonye, abantu b'isi yateguye kugira ngo izabakoreshe ibi bintu. Tugiye mu by'isi ho umuntu yavuga byinshi. Numiwe cyane ubwo nabonaga ko wa mugabo w'umujyanama perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ubuzima witwa Anthony Fauci, niwe muntu uhembwa amafaranga menshi mu bakozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, 480 ku kwezi y'amadolari, aho perezida wa Amerika wahembwa 400 nk'uko itegeko nshinga rya Amerika ryabigenye mu 2001. Niwe muntu uhembwa rero amafaranga menshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bakozi ba leta. Sinzi niba hari n'undi muntu ku isi yagezaho, kuko n'abaperezida b'Uburusiya n'abandi bose ntabwo ayo mafaranga bayageza. Uyu muntu rero uhembwa aya mafaranga ni umuntu nyine wateguye, kuko yagombaga kuzakoreshwa ibikomeye. Amaze imyaka 50 akorera leta, ari umuntu uhembwa cyane, ari umujyanama wa perezida benshi, ariko ibyo byose byabayeho kubera ko yategurirwaga igikorwa gikomeye cyane cyo gukorera nyoko muntu ikintu kidasanzwe mu bubi. Ariko ibyo twabivuga wenda nk'uko abandi babivugaho, aba New Agers, ariko mu buryo bw'ijambo ry'Imana, mu buryo bw'abizera, ni umuntu wateguriwe kugira ngo azabe igikoresho kijyana ubugingo bwa benshi muri rwa rwobo. Rero ni ahacu, twahawe igihe gihagije muri iyi minsi ishize, amezi se cyangwa imyaka, bitewe n'aho umuntu ari, cyo gutekereza. Muri uyu mutuzo ni ahantu ho gufatira ingamba, twarangiza tugafata imyanzuro ikomeye cyane yo kutongera kwishushanya n'ab'iyi si, tuvuga ngo Kayizari, ngo mumuhibye Kayizari, tumuha amafaranga ntabwo tumuha imibiri yacu. Ivyo bintu abantu bakwiye kubimenya. Niyo mpamvu rero mvuga ngo dukanguke noneho. Sinekereza ko hazabaho indi tamor cyangwa se recreation nk'uko ubu ngubu turi muri recreation, ntabwo umuvumbu kimeze nka mbere. Rero bene data, nsoza ndagira ngo mvuge ko ikigora ni ukwinjira mu muryango w'akarengane, ikigora ni ugutekereza ku menyo y'intare, ikigora ni ugutekereza ku nkota, ikigora ni ugutekereza ku kubura akazi. Ariko iyo wabigezemo, wabyinjiyemo, ntabwo bibabaza. Ni ukuri pe, ntabwo bibabaza. Ikigora ni ugutekereza ko bishobora kukubaho, ubwoba bugatuma upfa mbere. Umukristo agiye kugera ku ntare, hari abagabo yahuye nabo bari gusubira inyuma birukanka cyane bafite ubwoba, ariko ntabwo intare yari yabariye, ntiyari yabakozeho, ahubwo barayibonye inaziritse, barirukanka basubira inyuma. Umukristo rero ahangaye yinjiye muri uwo muryango nakita nk'umuryango w'umubabaro, yasanze intare zinaziritse. Ikigora rero ni ugutinyuka, naho ubundi iyo wagezemo ntabwo bigora. Ndi umuhamya wabyo, kandi nzi n'abandi bene data bashobora guhamya ibyo ngibyo. Umwami rero duhana umugisha, mukomere cyane kandi mwirinde kuko ubugingo bwa benshi kubw'iki kintu, kubw'ibi bintu biri kubaho, bushobora kuzamanuka bujya muri rwa rwobo, aho abantu benshi batifuza, ariko kubera ubwoba no kutizera no gutekereza ku by'uyu mubiri, bakirengagiza ubutunzi budasanzwe buhishwe muri Kristo Yesu tuzahabwa nyuma y'ubuzima bwa hano mu isi. Bahitamo kugurisha iby'agaciro, ubundi bagakurikira iby'iyi si bimara iminsi ngahe. Mugira amahoro, Imana nibishima. Ibi bintu tuzakomeza kubivugaho, kuko nzi ko hari ikindi kintu bagiye kuzasohora, ariko nitutanashobora kubivugaho bitewe n'ingamba zizafatwa, ubwo ngubwo abo kumva barumvise.